Mu gihe politike y'igihugu y'umupira w'amaguru mu Rwanda yimirije imbere kuzamura impano z'abakinnyi b'Abanyarwanda, ni nako umubare w'abatoza b'Abanyarwanda ugenda urushaho kwiyongera bitandukanye no mu myaka yashize. Ibi bishimangirwa no kuba ubu abatoza 13 muri 16 batoza amakipe yo mu cyiciro cya mbere mu Rwanda bose ari Abanyarwanda. Iki cyumweru muri half time show mu gace twahariye ibyamamare muri siporo twasuye umwe mu batoza b'Abanyarwanda utoza Police Football Club, Seninga Innocent. Ugende cyane Abedi. Up go press. Press au milieu. Agressive. Bareka Abedi uraje. Abedi ntago nakubuje kujya muri iyo zone. Zone yawe ni wiryoherwa bareka bakina umupira. Wowe urazana hano hagati aho ngaho iyi zone. Hop. Erike, urakinisha abasisi babiri. Uranira amaza. Hop. Erike ntugende cyane. Tugende attaque rapide. 4 secondes. Passage dans le dos. Let's close. Hop, très bien. Le placement dans la zone. Uyu mutoza w'imyaka 37 wavukiye mu gihugu cy'Ubugande mu ntara ya Lugazi akavukira ku babyeyi b'Abanyarwanda, ni umwana wa kabiri mu muryango w'abana batandatu. Ubu akaba yubatse afite umugore n'abana babiri, umukobwa n'umuhungu. Seninga Innocent ni umwe mu batoza bize siporo muri kaminuza ndetse agenda akora amahugurwa atandukanye yo ku rwego rwo hejuru muri siporo. Akaba nayirutse kuza mu batoza 12 ba mbere b'Abanyarwanda babonye impamyabumenyi zo mu rwego rwa mbere zitangwa n'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika CAF. Sibyo kuba izina rya Seninga ryarogeye cyane aho abereye umutoza, Seninga Innocent yakinnye umupira w'amaguru ku rwego rwo hejuru aho yatangiriye muri Groupe Scolaire Saint Joseph Kabgayi ari rutayizamu, akinira Flash FC y'Imuhanga ubu yitwa Muhanga FC, kugeraho yahamagawe mu ikipe y'igihugu y'abatangije imyaka 20 yitabiriye Sekafa yo muri iki cyiciro mu mwaka wa 2000. Seninga Innocent kandi yahamagawe mu ikipe nkuru yari iri kwitegura Sekafa y'1999 yabereye mu Rwanda, ariko ntiyagira amahirwe yo kuza mu ikipe ya nyuma. Sibye Flash FC, Seninga wari rutayizamu yakiniye Intare zari mu cyiciro cya mbere icyo gihe mu mwaka wa 2001, aza kuva mu Ntare aguzwe 300 by'amafaranga y'u Rwanda n'ikipe ya Kiyovu, ndetse aza gukinira na AS Kigali kugezaho yahagaritse gukina muri 2005 agahitamo gukomeza kwiga. Seninga Innocent watangiye umwuga wo gutoza mu makipe y'abana aho kuva mu mwaka wa 2007 kugera mu mwaka wa 2010 yarashinzwe kuzamura impano z'abakinnyi bakiri bato mu ntara y'Uburengerazuba, ngo nta kimutera ishema nko kubona bamwe mu bakinnyi yagize uruhare mu kuzamura bakinira amakipe akomeye nka Emery Bayisenge ukina muri Maroc mu ikipe ya Kenitra ndetse n'abandi. Abakinnyi harimo Emery Bayisenge, harimo Itangishaka Blaise, nawe yarimo nakoraga ama selection mu rivo y'intara, abana twagiye duhura bamwe nabazanye muri Academy ya SEC ngiye hano Kicukiro, Academy ya APR mu Rwigema Yves, harimo abana baba muri AS Kigali, harimo abana batandukanye, ni benshi nabakari benshi baturutse by'umwihariko cya gice, harimo ba Manisura, ni benshi bavuye muri cya gice cy'Iburengerazuba, navuga ko nagiye nzamura. Ubwo rero nyuma yaho projet arangira mba tugarutse Kigali. Mugarutse Kigali birumvikana gukina byarangiye, noneho warangije no kwiga wize gutoza. Mbere ko tugaruka gato nyuma ya 2010 utangira kariyeri yo gutoza, ushobora kumbwira ni iki kintu wumvishe uri gukina kwiga muri secondaire kuva mu wa mbere ugeze mu wa gatandatu ukinira ikipe y'ikigo, urangije kwiga ni byarahuriranye nuko wabikundaga kwiga siporo cyangwa se ni wabonye itsinda baguha faculté ya siporo? Nabonye itsinda, ntago navuga yuko ari gihe wabishatse ko iyo faculté ya siporo nibwo yarekiza mu Rwanda. Nabwo turi imfura za siporo mu Rwanda, promotion ya mbere twarangiye turi 11, twatangiye turi 18, bamwe bagenda babivamo iki birabananira kubera ko bisaba no gukora cyane n'ama pratique n'ibintu bitandukanye, tuza gusoza turi 11. Ubwo rero nahuriranye nayo faculté ije, nanjye narakoze ndusangwe nkina muri Kiyovu ndangije PRM, ndavuga iyi faculté ijyanye n'ibyo nkunda reka njyamo gutyo rero niga siporo mu rugo rwego. Ubundi rero sikiga wumva uzakomeza iki muri kaminuza? Jewe amvaga nziga computer science. None mutangiye muri siporo. Kuri Seninga biracyashoboka cyane gutwara igikombe cya shampiyona cy'uyu mwaka Police FC imaze imyaka myinshi inyotewe ikaba yarakibuze.
iki kintu cya mentalite yo gutwara igikombe nicyo kintu ituma mwitwa indwanyi. nicyo ngicyo cyo kumva yuko ntumva yuko ugiye gukina n'ikipe runaka ngo kubera ko buri gize ya mbere ya kabiri kumva yuko utayitsinda. Icyo kintu cyo bagomba kukirenga bakumva ko ari bo beza kurusha abandi. Icyo kintu maze kukibarimamo, ariko navuga ko nabyo ari amahugurwa nabikoreye mu gihugu cy'Ubushinwa Beijing, nakoze amezi 2 cyo bita sports management. Nayikoze amahugurwa mpuzamahanga amfasha kuba na managing equipe. Urabona ngiye mba ndi kuri kujera abakinnyi b'adolescent ntabwo bikunze ko bamwe bafite background zitandukanye, bafite imyemerere itandukanye, bafite ibyo bakunda bitandukanye, kugira ngo bahuze bashyire hamwe bakwibonemo. Niyo sport management yagiye imfasha kuba nagira ikipe iri sude gutya. Navuga ko nacyo cyaramfashije noneho mbaza kubaremamo icyo kintu cya winning na fighting spirit kimaze kuba developed ku rwego rwo hejuru. Ubona ko match yose bajyaho equipe kimaze kujyamo cyane cyangwa ubuyobozi mukaganira, wumva kuri wowe bakwiye nk'igihe kingana gute kugira ngo polisi wihesheje igikombe? Jewe n'isezo biracyashoboka, ndacyafite amahirwe yo kuba n'uyu mwaka nagitwara. Iyo bitashoboka ariko byibura nkarangiza ku mwanya wa 2 hafi aho ngaho ku ikipe nayisanze ku mwanya wa 5 ngenda ndashaka uwa mbere cyangwa uwa 2 n'ibyanga muri rusange bishaka kwanga nshinzwe igikombe ariko ngatwara byibura n'icyamahoro. Hagati aho ndumva ko ikipe yanjye ngiye mfite intego yo kugomba gusohoka uyu mwaka, yasohoka muri Champions League cyangwa Confederation Cup, ariko niyo ntego twihaye kandi yahaye n'abahungu banjye. Nibyo bintu turwana umunsi ku munsi. Nibaza yuko byose biracyashoboka, ariko iyo nganire n'ubuyobozi babwira ko gufata ikipe kumugaye tugera ku ntego runaka biragoye, ko nta gihe kinini pre-season yamaze kumenya abakinnyi, imyitwarire yabo, background zabo, kumenya kubashyira hamwe. Ubu nicyo maze kubaka ku buryo niyo bitakunda ko igikombe kiboneka imyaka 2-3 ibikombe twabitwara kandi ku rwego rushimishije. Dufite abakinnyi b'Abanyarwanda beza kandi bagaragaza ko bashoboye, kuba byose twabigeraho. Ubumwe mu buryo Seninga yifashisha guhindura imyumvire y'abakinnyi be amaze kwita indwanyi no gukina umukino witiriwe ikipe y'igihugu ya Portugal Style. Uburyo bw'imikinire Seninga amaze kumenyekaniraho cyane arabusobanura. Nukuvuga ngo zone duhagararamo niki? Dufite Hussein, dufite Kompa, dufite Jean-Marie, dufite Moze, dufite Eric Miraf, dufite Dani, Micho, Japet na Bed uri kuri point. Cyane Bed niwe nshaka gusobanura ko ari ubwa mbere agiye gutangira match. Abedi hano baro zitangira hano, tuvuze ko baro itangiye kuri 5m50. Gardien bakinnyi n'umu defenseur hano pass ntago ujyayo. Hano hari abadefenseur 4, wowe ukora zone yawe ni ukiniramo, ugomba kujena abadefenseur. Baro iba ije kuri uyu Dani niwe aza muri zone, ariko ntago asohoka, nawe ukegera hano. Yajya hano na Mshozi Jafet akajyayo ariko ntasohoke, nawe ukamwegera. Ku buryo bakoze pass nabi binjiye nono deke hano bafite undi mukinnyi nibakoramo pass yinjiyemo hano tutatubakoraho pressing tubaka umupira tukahita dukora attack rapide tukajya mu izamu twese tugendera hamwe. Mpamvu iyo twegeranya impamvu ushyiraho metero 15 hano nyuma nuko mugize ikibuga cyose mu defenseur akaba ari hano uri nyakati, hano hasigaramo gap. Tujye muri Portugal Style. Let's go. Bareke bakine muri zone turakora play. Hop, bareke bakine. Allez les gars, allez Jafet. Press. OK. Let them play. Naza muri zone. Allez Abedi. Allez Dani. Allez Dani. Abedi. Mirafa muri kureba abantu gusa. Tugende. Tuwerdane Micho. Umuhaye havuye Abedi. Jafet yakweretse muvuma ko agiye imbere. Le placez-vous. Subira muri zone yawe, reba umuntu wawe. Jafet nagende. Attention, ninjiramo murajyana. Hop. Mo aggressive. Bareke bakini wabo. Micho gakoti se wawe ra. Hop. Attaque rapide, tugende. Allez Dani. Moya Abedi. Wamwimye. Michara arsina rimwe. Well done. Passage dans le dos. Well done. Très bien les gars. Let's close. But. Again, c'est pas fini. Tukora pression. Allez Jean-Marie. Icyo kintu rero kibaremamo abakinnyi
bagatangira imyitozo bashyiraho ishyaka ryose bakavariya ya mataki yose nakubwiye, ariko ahanini hakora attaque placée na attaque sur les ailes, kuba tuba twamaze kurenga zone mediane tuba dukina kuri demi-terre, ariko noneho ugashyiraho delimitation batagomba kurenga nko kuri moitié ya demi-terre ariko offensive ujya ku izamu rya adversaire nka 30 aho ngaho batagomba kurenga aho ngaho 25 à 30 batagomba kurenga aho ngaho, bashyiraho ikipe pressure abandi barindwi bakababonyemo igitego bagana cya kabiri match kare ikarangira. Hari igihe babikora mu minota 9, hari igihe noneho babashyizeho ko noneho ari situation ya match yenda kurangira bagituze ku minota 80. Eske mu minota 10 isigaye turabona ibitego bibiri, burumva bashyize kuri pressure bagomba wese atanga agira ya confiance, akigira icyizere ati birashoboka, agagira ishyaka volonté, akaba aggressif, akumva ko agomba kubindwanya n'ingo nabikubwiye paka bya bintu tukabigeraho, kandi byagiye bigaragara muri match nyinshi, nabo kuri match ya Rayon muri phase retour badutsinze igitego twita tukishyura dukiraho n'ikindi marezuma baza kutugombora turanganya. Kuri APR byarabaye badutsinze igitego tukinja muri mita turakishyura dukiraho ikindi, nabwo baza kutugombora n'utwo n'utuntu ngishaka uburyo nzadukemura kuri mukura baradutsinze nta n'umuntu tuciyemo turakishyura dukiraho ikindi dutsinda match. Nava ko icyo kintu yo Portugal style bamaze kuyimeteza ku rwego rwo hejuru. Ugende cyane Abedi. Hop go press. Press au milieu. Agressif. Bareka Abedi uraje. Abedi ntabwo nakubuje kujya muri iyo zone yawe ni wiryoherwa, bareka bakina umupira wowe urajana hano hagati aho ngaho iyi zone. Hop Erike urakinisha abasisi babiri uranira amaza. Hop Erike ntugende cyane. Tugende attaque rapide 4 secondes, passage dans le dos, nice cross. Hop très bien. Enzero replacement. Wise kucyitiriwe Portugal. Bavuga ko namuwaje ambwira ko ari nka experience igeze kubabaho ku ikipe bahuye nayo, iza kubona amakarita 3 y'umutuku. Ubwo police n'umugardier ubu amakarita 3 basigara abakinnyi barindwi mu kibuga, je dosha police gardier. Noneho yamaze kubatsinda igitego, umutoza babwira yuko byose bigishoboka mu gihe gito gisigaye match ngirangire. Nuko ntaramenya ngo ni match yihe ba ikipe yihe bari bahuye babandi barindwi kujera igitego byarabananiye, babashyiraho pressure barabishyura mu gihe gitoya cy'iminota nk'itanu babishyura igitego batsinda n'ikindi yitwa Portugal style gutya. Coach wakoze cyane uduha umwanya wawe kwigomwa kandi ngaka kugira ngo tuganire n'ikindi gikorwa tuzagukerera ndatekereza uzatwakira none cyane. Nanjye ndabishimiye cyane. Kandi ku gikombe nubwo biracyashoboka biracyashoboka kandi tuzagerageza ibishoboka tubigereho. Murakoze cyane. Sakarama.